koko urabizi neza ko uwo muntu yaba yarapfuye? Ntisimbizi, gusa aho muherukira abasirikare bamubonye mbona byarangiye pe. Ubwo icyo gihe tuganira twari twicaye mu ntebe zabaga muri jardin mu kigo, ndebye neza mbona ari guhanagura amarira muri rinete. Arahaguruka ahamagara umusore w'inshuti ye wari hirya yacu, birancanga. Ntisubaye iki? Ati ndaje nkubwire. Nongeye kuguha ikaze inshuti nziza duhuriye mu muryango umwe w'inkuru y'urukundo. Reka nkubwire nti komera, niba kandi ukomeye nawe komeza abandi, tubibe urukundo tuzasarura umuryango mwiza. Uyu munsi rero tugiye gukurikira inkuru y'urukundo ikubiyemo ubuhamya mpamo bushingiye ku mateka y'Abanyarwanda yabaye mabi, ariko si mabi yo kutavugwa no kwibukwa kuko ariyo mpamvu y'uburyo benshi babayeho kuri ubu. Ni inkuru rero y'uwitwa Rosine. Uyu ni umubyeyi w'imyaka 40 nk'uko yabitubwiye atwandikira kuri WhatsApp, n'ubu buryo yatwandikiyemo. Yatangiye agira ati abakunzi b'inkuru y'urukundo mbanje kubasuhuza. Nitwa Uwimana Rosine, nifuje kubasangiza inkuru yanjye y'urukundo nubwo bitajya binyorohera kuyivuga. Mu mwaka w'1994 nari mfite imyaka 12, nigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Twari mu rugo mbona ababyeyi bakutse umutima, mama na papa bakajya bivugisha bati noneho turerekeza he? Nza kwegera mama nti ese mama habaye iki? Dore ko nta na radio nakundaga gukurikira. Ubwo mama aransubiza ati byavuzwe ko nta mututsi n'umwe ugomba gusigara. Nta bindi mubajije, numva nanjye nkutse umutima kubera ko nahise nibuka ko mu ishuri bampagurutsa mu batutsi. Hashize umwanya arambwira ati Rosine nyarukuzana amazi kwiriba ntekere barumuna bawe nibura babanyicane nabagaburiye. Namanutse niruka ariko mu mutima hateraguza, mfite ubwoba bwinshi. Aho twavomaga hari kure, ari munsi y'umusozi. Nagezeyo ndavoma, ndazamuka, ariko numva nacitse intege. Ndakomeza ndazamuka, ngeze nko muri metero 100 hafi no mu rugo, numva induru n'urusaku byinshi, umwotsi ucumba iwacu. Gusa kubera ko igikoni cyacu cyari cyubakishije ibyatsi, mbanza kwibwira ko mama yaba agize ibyaga akagitwika. Gusa nkomeje kwegera imbere, mbona abantu bafite imihoro bambaye amakoma, abandi bafite ubuhiri, numva bavuga ngo Karozine nta karimo sha. Nakubise hasi ikivomesho nari mvanye ku mugezi, ndiruka njya mu kigunda ndabundama. Aho nahamaze iminsi 3 ntikoma. Inzara n'inyota noneho numva bimereye nabi cyane. Ubwo hari ku munsi wa 3. Nuko ku kagoroba mbona hatangiye kwijima, nigira inama yo kujya kwiriba kunywa amazi. Ndamanuka, ngezeyo mu gihe nunamye ngerageza kunywa amazi nkoresheje intoki, numva umuntu hejuru yanjye ati Rozi. Nahise ngo igihumure ncurama muri y'amazi, gusa nza kwikangura nisanga mu isenga ry'urutare. Ngaruye ubwenge neza, maze no kubona naho ndikorakora kuko numvaga ntazi byambayeho. Ubwo impande yanjye ariko mpabona undi mukobwa nawe twari duturanye aryamye hirya yanjye yakomeretse cyane bigaragara, nukanganirira uburyo nahageze. Hari umusore twari duturanye witwaga Gasore, we ntiyahigwaga, ariko papa we yari interahamwe ikomeye. We rero iyo bwiraga yihishaga iwabo akagenda areba uwasigayemo akuka, cyane cyane urungano rwe, akamushakira ubwihisho akabumutungiramo iwabo batabizi. Nubwo buryo rero nari muri uwo mwobo n'uwo mugenzi wanjye. Yadutungiye aho igihe kirekire, nsubije inyuma ntanibuka neza uko kingana. Ubwo igihe kiragera rero inkotanyi ziba ziraje, agerageza kumenya aho ziherereye, atubwira ko agomba kudushyikiriza bene wacu, ko si yamaze kumenya ko hari abantu yahisha ari kubashaka ngo abice, ngo hanyuma nawe amwiyicire. Numvise nteye agahinda ko bafite umutima mwiza ariko akabyarwa n'inyamaswa bigezaho. Ubwo ku mugoroba yaraje ati nimuze mbajyane. Atujya imbere, tumujya inyuma, nanjye nsindagiza wa mugenzi wanjye. Ubwo mu kumugenda inyuma narihanganye ndamubaza ntese iwacu nta wundi wasigaye? Arahindukira ngira ubwoba, andeba n'agahinda kenshi ati oya Rozi. Nuko arongera aragenda. Amarira akajya nshokaho nk'umugezi, ariko ntashaka gusohora ijwi. Nagendaga nibuka ishusho ya mama ari kuntuma amazi ngatekere barumuna banjye baba mwicana ariko yabagaburiye. Nkongera nkibuka uburyo nabonye iwacu hashya ndetse n'induru numvaga. Nkumva imbaraga zinshizemo, ariko nkakomezwa nuko ndi muzima kandi nshobora no kwigenza ndetse no gusindagiza abandi. Ubwo imyenda nari nambaye iragenda intoteraho kubera amarira. Tugeze aho inkotanyi zari ziri batubonera kure, numva baravuze bati mumanike amaboko. Ubwo baburanyica yamarira ahita akama yose.
ntababo simbacika, ariko nanone mu mutima nti n'ubundi ntacyo nsigariye. Ubwo twigira imbere, Gasore arahindukira arambwira ati uhumura komeza umufate nge ndamanika amaboko. Gusa ariko nubwo uwo musore twakundaga kumwita Gasore, amazina ye bwite ari Nkurunziza Gerard, ahita arangurura ijwi aravuga ati ndi Nkurunziza Gerard, narinzanye n'abandi afande. Umusirikare umwe wari umeze nk'aho abakuriye ati mbese ni wowe, mukomeze muze. Numva Gasore sinzabona icyo mwitura. Ubwo atugeza aho we yisubirirayo. Batangira kuvura uwo twari kumwe, nanjye noneho numva ndatuje. Twakomeje kuba mu nkambi, umunsi umwe ngiye kubona mbona ba basirikare baje bafite umuntu batemaguye ariko atarashiramo umwuka. Gusa najyaga nitegereza ngo ndebe niba nabona abandi namenya b'iwacu barokotse. Ndungurutse mbona ni Gasore. Ntera hejuru nti Gasore mbabarira wipfa ntaragushimira. Ubwo baramfata banjyana ahantu hatuje, maze Gasore bamurambika mu modoka imujyana kwa muganga kuko yari ameze nabi cyane. Gusa nyuma nza kwegera umwe mu basirikare bamuzanye ntuje, ntese Gerard katahigwaga yazize iki? Uwo musirikare ati Gerard yazize abo yarokoye, ise w'intera hamwe yamufatanye umuntu yari yarahishe abatemana bombi, ariko uwo wundi we ntiyagize amahirwe yo kubaho. Twarokoye Gerard wenyine. Nifashe ku munwa nsubira inyuma ndira nsenga bikomeye ntimana afasha Gasore ndakwinginze. Gusa kuva icyo gihe mbona imodoka imutwara sinongeye kumenya andi makuru ya Gasore. U Rwanda rumaze kuzura amahoro, nkomeza ishuri ariko nkumva hari umunsi nzabona Gasore nkamushimira. Narangije segonderi noherezwa kwiga muri kaminuza, hamaze iminsi mike haza kuza umusore aransuhuza ambaza izina ndamwibwira, arambaza ati se wanyu ni hehe? Ninjye mbana n'ababikira singira iwacu. Nanjye ntese wowe witwa nde? Ati nitwa Nkurunziza. Yakundaga kwambara ingofero, rinete ndetse na furari. Agakunda kumvugisha kenshi gashoboka. Yaranyegerezaga cyane, ngeze aho numva nanjye ntangiye kumwiyumvamo. Maze nza kumusangiza ubuzima bwanjye, ariko mubwira ko hari umuntu wapfuye ntamushimiye kandi yarandokoye. Ati uwo muntu yitwa ndese? Ntitwakundaga kumwita Gasore, ayandi mazina ye sinyibuka pe. Atese ko kurabizi neza ko uwo muntu yaba yarapfuye? Ntisimbizi, gusa aho muherukira abasirikare bamubonye mbona byarangiye pe. Ubwo icyo gihe tuganira twari twicaye mu ntebe zabaga muri jardin mu kigo, ndebye neza mbona ari guhanagura amarira muri rinete. Arahaguruka ahamagara umusore w'inshuti ye wari hirya yacu, birancanga. Ntisubaye iki? Ati ndaje nkubwire. Ubwo ya nshuti ye yaraje, ati hari ijambo nashakaga kubwira Rosine. Ndagira ngo habe ndamuzi ashobora kugwa igihumure. Njye ubwo numvaga agiye kumbwira ko nkunda, na cyane ko twari tumaze igihe tuganira cyane kandi nanjye numvaga nsigaye mwiyumvamo, nkumva rero ibyo bitatuma ngo igihumure. Ubwo yasabye uwo muhungu kunyegera, arangije uko yagahagaze ati Rozi ni Karame. Arongera nsubiramo ati Rozi ni Karame Nkurunzi. Ntese iyi mikino yo ni gatiki koko, mbivuga nisekera. Wari karakomeza ati urakomeye? Ntimeze neza cyane rwose. Aturi tayari nkwereke Gasore? Mpita nsakuriza hejuru ntiwimbeshya Nkurunzi, Gasore ari hehe? Ati tuza wowe ndamukwereka. Amarira atangira kumbunga mu maso ubwo, maze ndakanura koko. Nuko Nkurunziza akuramo ingofero, ndikanga. Harimo inkove 3 kandi nini. Arongera ati urashaka kubona Gasore? Ntiyego, ariko numva ntangiye kugira ubwoba bwinshi. Akuramo rinete yakundaga kwambara zari zijimye, mbona noneho ntangiye kumumenya ndaturika ndarira. Nti Gaso? Oya, yaba ari wowe se? Simbyumva neza. Gusa njye sinibukaga ko Gasore yitwaga Nkurunziza, dore ko naho ngaho twigaga yigaga imbere yanjye. Sinigeze mbyitaho cyane rero. Akuyemo furari noneho ntera induru kuko rwose ijosi rye ryari riteye ubwoba kubera imihoro se yari yaramutemesheje. Ndarira cyane byumvikana. Uwo musore aramfata, na Gasore aranyegera ati ni njyewe. Humura ndiho ntago napfuye. Numva noneho mukunze kurushaho, numva umutima wanjye ngomba kumwitura byanga byakunda. Ubwo twarangije kwiga ansaba ko twabana, mbyemera nishimye kuko numvaga narabuze uko nzamwitura. Ariko numva koko kumwitura urukundo aricyo cyandutira ibindi byose numva ntanabona. Ubu Gerard turabana, dufitanye abana 3. Turakundana ndetse kandi cyane, kuko mu rukundo rwacu mpora numva mufitiye umwenda wo kumukunda
niyo ibisitaza byaza mu mubano wacu ntibitinda kuko mukunda nk'isezerano twagiranye kandi nkanamukunda nk'inyiturano yonyine namuha muri ubu buzima. Papa we aracyari muri gereza kuko yakatiwe igifungo cya burundu. Turamusura kuko yadusabye imbabazi, ariko ikibazo n'ubu tutarakemura. Twabuze aho duhera tubwira abana ko watemaguye se akamutera inkovu babona ari sekuru. Twabuze aho duhera tubabwira ko ababyeyi ba mama wabo bishwe na sekuru. Gusa ariko ku bufatanye n'imiryango itandukanye igenda iduhugura uburyo tuzabaganirizamo kandi bakumva. Murakoze cyane. Nanjye rero reka ngushimire inshuti y'inkuru y'urukundo twabanye. Urukundo turugira intwaro, turugira impamvu kandi turugira impano. Hanyuma dufatanyirize hamwe, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, tuvugire hamwe tuti jenoside ntizongera kubaho mu binyejana byose bizakurikira kuko turi abanyarwanda. Amateka ntakisubiremo ukundi. Mugenzi wacu tumurebere mu ndorerwamo y'umuntu nkatwe mbere na mbere, bwa kabiri tumubonere mu ndorerwamo y'umunyarwanda. Hirwa mu rukundo, duhurire mu nkuru y'urukundo ikurikira. Bye.